Tubashimiye ko murimo kutwumva muri ibi biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, tugenda tubategurira uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi tuje kubabwira amwe mu makuru agezweho ndetse yihutirwa. Ubucukumbuzi buba bwakozwe n'ibitangazamakuru bigiye bikomeye n'abanyamakuru ndetse n'abashakashatsi baba bagiye bagaragaza ku mirongo y'imbere, by'umwihariko ku rugamba ruri guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Ubu ngubu noneho ikigezweho ni intambara y'amagambo no guterana amagambo ku mpande zombi, yaba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atajya avugira hasi ndetse avugira aho ngaho, yaba amagambo akomeye ndetse adatinya kuvuga icyo yumva ashatse, ndetse no kuba umuhora Hormuz warafunzwe ukongera ugafungurwa. Kwibaza uti niki cyatumye uyu muhora ufungwa ariko nyuma y'igihe gito ufungurwa ariko nyuma y'igihe gitoya cyane ukongera ugafungwa? Nibyo benshi twibazanya ndetse tutabonera igisubizo, ariko muri iki kiganiro nugikurikira uraza kumva impamvu ndetse uraza kumenya icyihishe inyuma y'iri fungwa n'ifungurwa rya hato na hato ry'umuhora Hormuz, ndetse no kuba hari kudeta mu buryo butagaragara cyane yaba yarabaye muri Iran, abayobozi bamwe bakaba bakurwaho, by'umwihariko uyu muyobozi Basar Gishi wari ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Iran, wamaze kwamburwa ububasha no kuba yakwamburwa imbaraga yari afite muri aka kazi ndetse no muri guverinoma, ndetse tutibagiwe n'uyu nguyu witwa Muhammad Bagher wari ushinzwe parliament cyangwa se wari uhagarariye, wari umuyobozi w'inteko ishinga amategeko. Ibyo byose ariko bigakorwa n'umuyobozi w'ikirenga ubu ngubu urwariye mu bitaro, ndetse na General Ahmad Vahid, uyu nguyu uyoboye cyangwa se ufite ijambo rinini mu miyoborere ya Iran kugeza ubu ngubu, nyuma y'uko umuyobozi w'ikirenga apfuye, umuhungu we akaba ari mu bitaro ariho ari kuyoborera. Uyu mujenerali niwe ukomeje gufata imyanzuro no kubona ko yaba yaragambaniwe n'abayobozi babiri twavuze haruguru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zigenda zibanyuraho mu buryo butagaragara ndetse n'ubugaragara. Ngaho bana natwe, icyo gukora urakizi, wakora subscribe tukagenda tukugezaho amakuru abashyushye ndetse aba akomeye. Comment ni nziza ndetse ziratwubaka cyane, icyo usabwa no kuba wakora subscribe, ukora comment, like, kugira ngo tugende tuzamukana mu bihe bigiye bitandukanye. Wakwibaza uti byagenze bite kugira ngo umuhora Hormuz utangazwe ko wamaze gufungurwa, ariko nihashyira akanya gatoya, hashira igihe runaka, maze bongere batangaze ko uyu muhora wamaze kongera gufungwa burundu, kandi byari byatangajwe ko barekuye amato agiye kuza nk'ibisanzwe hatagize ikigenderwaho muri rusange. Uko byatangiye rero ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye gutanga agahenge k'ibyumweru 2, ndetse aka gahenge kakaba karagombaga kubahirizwa n'impande zombi. Maze Iran nayo ibonye ko bishoboka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zigiye gushyiraho aka gahenge, birangira Iran itangaje ko uyu muhoro ufunguwe, maze amato agiye atandukanye akaba yagenda hatagize ikigenderwaho. Ariko ibyo ngibyo ntago byarambye, kubera ko mu gahe gatoya gusa, mu gihe gitoya ku gahenge gatangaje, uyu muhoro ahise wongera urafungwa. Wakwibaza uti byagenze bite kugira ngo bigere ahangaha, bigeraho Iran yivuguruza byihuse cyane maze uyu muhoro wongere ufunga? Byatangiye ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarasaga muri Iran, maze bakica umuyobozi w'ikirenga n'abandi bayobozi bagiye bakomakomeye bari kumwe mu nama. Ibi ngibi byababaje cyane abayobozi bo muri Iran basigaye, ndetse bumva ko ari igisebo gikomeye kuba bakwicirwa abayobozi b'ikirenga, kuba ikindi gihugu gishaka kuza kikica abayobozi b'ikirenga muri iki gihugu. Ni ibintu byateye akababaro. Gusa si ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashakaga gusa kuri Iran, cyangwa se bashakaga gukora muri Iran, ahubwo bashakaga no guhindura ubutegetsi bwo muri Iran bushingiye kuri Islam, buvana ubutegetsi bwa Kisilamu. Bashakaga kuba babukuraho maze bagashyiraho repubulika isanzwe, bagashyiraho imiyoborere isanzwe idashingiye kuri Islam. Gusa ibyo ngibyo ntago byaboroheye, nubwo bari bafite liste ikomeye cyane y'abantu bose bagomba kwicwa kugira ngo ibi ngibi bigerweho.
ntago Iran yoroheye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko n'ubundi byarakomeje bakomeza kurwana, ndetse Iran ikomeza no gushaka inkunga zishobora kuyishyigikira no kuyifasha kugira ngo ibashe guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel yagombaga kwisukaho ibisasu umunsi ku munsi. Yaba Iran yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatakaje amafaranga menshi muri iyi ntambara no kurasana kwa hato na hato. Ibi ngibi rero byatumye ubuyobozi bwa Iran bufata icyemezo cy'uko nabwo butagomba gucika intege. Nibwo mwabonaga ko bwagendaga burasa mu bindi bihugu cyane bikekwa ko bigenda bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nko kwihimura no kwihorera. Bamwe mu bayobozi rero basigaye nabo muri Iran batishwe, nabo bakomeje guhanyanyaza bavuga bati ntago twacika intege, ntago twagivinga up, ahubwo tugomba gukomeza gukora kugira ngo byibuze turebe ko twasigarana ubusugire bw'igihugu cyacu, ndetse tukaba twaburwanirira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuri liste Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite z'abagomba kwica, hari harimo ushinzwe inteko ishinga amategeko, n'umuyobozi wayo twagita perezida w'inteko ishinga amategeko muri Iran, ndetse hakaba n'ushinzwe ububanyi n'amahanga, ubwo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, nawe yari mu bagomba kwicwa. Ariko bitunguranye hadaciyeho igihe abangaba bombi bakuwe kuri liste y'abantu bagomba kwicwa, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika babonaga ko nta mikino ihari, ndetse nta mikino ihari kuba bakwicwa nabyo bishoboka, ndetse ni nabyo babashije kunyurwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bigaragara ko aribo bagiye kujya bakora ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora. Bidateye kabiri nibwo hatumizwaga ibiganiro muri Pakistan, Islamabad, maze bakagenda bakajya kuganira, nubwo ibi biganiro ntacyo byagezeho cyangwa nta kintu nyine gifatika byagezeho, ariko bigaragara ko hariho honyine ariyo nzira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zisigaranye zo kugira ngo zigere ku cyo zishaka. N'aba bagabo babiri bayoboraga inteko ishinga amategeko n'undi wari ushinzwe ububanyi n'amahanga. Byumvikane ko ibi ngibi byose mwabonaga biri kugenda byoroshywa nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutangaza agahenge. Muzi ko nyine Iran yahise itangaza ko nayo ifunguye umuhora Hormuz. Ibi ngibi ngo byakozwe n'uyu ushinzwe ububanyi n'amahanga, ndetse n'uyu nguyu uyoboye inteko ishinga amategeko. Ibyo ngibyo ntabwo byashimishijwe bamwe muri bandi bari bayoboye mbere, muri bamwe bishwemo, yaba umuyobozi w'ikirenga wakomeretse cyane ubu ngubu uri mu bitaro, nawe ntabwo yanejejwe n'iki cyemezo cyafashwe cyo gufungura umuhora Hormuz. Hari umwe rero mu bagenero wahise witambika maze ahagarika ibyo byose byatekerezwaga n'aba bayobozi bombi uko ari babiri. Uyu mugenerali yitwa General Ahmad Vahid. Uyu mugenero niwe umugenerali ukomeye cyane, ndetse wari ufite ijambo rikomeye yaba ku buyobozi bw'umuyobozi w'ikirenga wamaze gupfa, ndetse bivugwa ko yararenze kuba umusirikare, ahubwo hari n'ibyemezo bikomakomeye yagendaga afata muri Iran, muri leta ya Iran. Ni ukuvuga ngo kuva kera uyu yari umuyobozi ndetse ukomeye cyane. Niwe rero wahise ubona ko ibyo bintu bidakwiye, ndetse bidakwiye gukorwa, byaba ari agasuzuguro, ndetse harimo n'ubugambanyi k'uyu muyobozi w'inteko ishinga amategeko ari we witwa Muhammad Bagheri. Bivugwa ko yaba yaragambanye hamwe n'uyu nguyu wari ushinzwe ububanyi n'amahanga witwa Basare Gishi. Aba bombi ntago bavuga rumwe n'imiyoborere y'igisirikare, kubera ko bavuga ko babaye ibigwari, ndetse bakaba banyurwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikinjirira igihugu, ndetse imyanzuro yose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziporopoje bakaba bahita bayemera, kubera gutinya ko bashobora nabo kuba bakwicwa. Ibyo ngibyo rero ku musirikare ntago bikora. Umusirikare n'ubundi aba yararemewe, aba yariteguriye gupfa igihe icyo ari cyo cyose, ndetse akaba yapfira igihugu. Ibyo byombi rero nibyo byatumye aba basirikare, yaba uyu musirikare
ubu ngubu bimeze nk'aho ari we uyoboye Iran, kubera ko ari hafi cyane y'umuyobozi w'ikirenga wasimbuye umwe wapfuye. Ibyo ngibyo bigashyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri pozisiyo yo kuba imigambi n'imipanga ifite bitarahita biyorohera ko byakunda, nyamara yari yamaze kubona icyambu n'ahantu igomba kwinjira no kumenera kugira ngo iby'iporopoza byemere. Icyo aba basirikare bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite imigambi cyangwa zifite ingingo zidashoboka rwose kuba zakwemerwa, kubera ko yaba ingingo yo gukuraho ubutegetsi, yaba ingingo yo kuba babuza Iran gutegura uranium cyangwa se kuyitunganya, ndetse yaba n'ingingo yo kuri Hormuz kuba bayifungura bakaba bareka amato agatambuka. Ibyo byose ntago abayobozi ba Iran ubu ngubu babyumva, nta nubwo babyemera, kubera ko kugeza ubu ngubu ku muhora Hormuz hatambuka amato ya Iran gusa, nta bundi bwato butambuka. Nubwo hari hatangajwe agahenge ndetse n'umuhora ugafungurwa, ariko byagaragaye ko hari amato ari kwilimita kugenda, kubera ko bavuga ati ibi bintu bikozwe huti gutya birashoboka ko bishobora kubamo ingaruka, amato akaba yagenda akaba yaraswa, cyangwa se hakaba habaho izindi mpamvu zituma aya mato ahura n'ibibazo. Twavuga ko intambara ntirarangira, intambara iracyajyayo. Yaba uyu muyobozi General Ahmad Vahid ntago yiteguye kurekura, nta nubwo yiteguye kuba yakumva ibyo Amerika ivuga, kubera ko ubwe atangaza ko kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitsindwe nuko hagomba gukoreshwa imbaraga za gisirikare, ndetse akizera ko iyi Amerika izatsindwa na Israel igatsindwa kuri iyi ntambara, kandi hanyuzwe mu buryo bwa gisirikare. Ndetse bikagaragara ko uyu Basar Gishi nta jambo agifite muri Iran, kubera ko yamaze kwamburwa izi nshingano, kuko imyanzuro yose iri gufatwa n'uyu mujenerali Ahmad Vahid, ndetse n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Muhammad Bagher nawe nta jambo agifite muri Iran. Biragaragara ko kudeta yamaze gufatwa, ndetse igisirikare aricyo gikomeje kuyobora Iran muri rusange. Ngushimiye ko ukomeje kuntega amatwi no kunkurikirana muri iki kiganiro. Niba ugeze ahangaha rwose icyo gukora urakizi, nuko wakunze ibyo tuvuga n'ibyo tukubwira. Ndakwinginga kugira ngo ukore subscribe, tuzamukane ndetse tujye tubagezaho amakuru agezweho n'amakuru ashyushye muri rusange avugwa ku isi hose no mu Rwanda.